isi n'ibifitanye isano nayo byose akenshi ni ikinyoma kiyizanira amahoro kurusha ukuri. Ikinyoma nicyo gitanga umutuzo mu bihe byose ndetse kikazanira n'amahoro abantu. Kubera ko ukuri gutuma abantu badatuza kurusha uko batuza bakoresheje ikinyoma, abantu benshi bashaka kwirinda ukuri. Nanjye niko meze, nawe niko umeze, ntaho dutandukaniye twese. Kwiyegamiza ku kuri buri gihe biraryana, reka abe ariko mbivuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo ukuri kutuje imbere duhitamo gufunga amaso. Kubera iki? Papa wanjye Petero ni Lewis, aho yararyamye ameze nabi umwuka urimo kumushiramo, yarakomeje arambwira ati Landry mwana wanjye. Mariyamu yarangije kutubwira twese ibyabaye tudahari, amarangamutima yanganje, ari nako nkomeza kumwitegereza cyane, ndeba uburyo bivugana agahinda n'amarira. Nawe ibihe bigoye arimo byo kongera kutubona byamucanze cyane. Nuko nshyira Landry ku ruhande rumwe, ubundi Mariyamu ndamwegera maze mwegamiza mu gituza cyanjye. Nawe arankundira kiryambamo aratuza aratunganirwa. Hashira akanya nta muntu n'umwe uri kuvuga aho muri salo, uretse imitima ya Bonete na Mariyamu yari iri kwika buri kanya, buri wese aryamye mu gituza cy'uwo yari akumbuye cyane. Nanjye nkomeza gutekereza ku bihe twanyuzemo njye na bagenzi banjye mu ishyamba rya Domiya, mbona ko Mariyamu ndetse n'abandi bantu bari barahababariye cyane, imitima yabo ikaba yari yarihebye ku bw'intimba y'agahinda. Nuko ntangira gushimira Mariyamu ku kuboko kwe, ari nako umutima we ukomeza gutera cyane. Ibyo bikamwongerera intimba y'agahinda, agata amarira menshi cyane, maze nanjye mpitamo kumuhumuriza mubwira amagambo amukomeza mvuga nti Rukundo rwanjye humura shenge, urabizi sinaguta kandi ari wowe mfite gusa, kandi umbabarire ku gihe cyose nagiye nkagusiga, kandi nari naraguhaye isezerano ko ntazigera nkuva iruhande na gatoya. Kubw'iyo mpamvu aka kanya nkaba ngiye kuvuguruza isezerano ryanjye. Mariyamu yahise ambwira ati Petero ntiwikurirwa wivuna, ni ukuri ndabizi ko unkunda kandi twese uradukunda. Ikintu nakomezaga gutekerezaho ni ukuntu Landry azakura mbaza papa we, nkaba ameze nkaho ntaho ntandukaniye n'abandi bakobwa babyara abagabo babateye inda bakabihakana, kandi njye umugabo wanjye yari umugabo ufatika. Ibyo bigatuma mpora nsenga cyane ngo basinge na Landry umunsi umwe uzatwiyereke niyo haba ari mu nzozi gusa, bityo ajya ahora afite agasura kawe mu mutwe we ku buryo atazigera na rimwe akwibagirwa. None ibyo nasabye Imana ibimpaye itagabanije ahubwo yongereye. Petero ni ukuri urakoze kugaruka. Mariyamu yakomeje kumfata cyane ndetse n'umwana Landry ari nako akomeza gufata kuri twese. Njye na Mariyamu bigaragara ko ari gushaka kuduhoza amarira, nuko twese tubasha kwifatanya hamwe twiha akanya ko kuganiriza imitima yacu. Hashize akanya gato ya telefone ya Mariyamu irasona, Mukunde kure arayifata asanga ni Jesse kumuhamagaye, amubwira inkuru nziza ko Dorcas yamugezeho, bityo amubwire niba Petero yaramugezeho. Mariyamu amubwira ko byaba byiza twivuganiye kugira ngo ataza kumuha amakuru mbarirano, kandi inkuru mbarirano iratuba. Nuko ndebana na Mariyamu ari nako mpereza telefone, bigaragara ko amfitiye impuhwe nyinshi. Mbasha kuvugana nawe Jessica nk'umubyeyi amfitiye impuhwe nyinshi cyane, ambaza niba koko ndi njyewe, nkamubwira ko ari njyewe. N'ubundi Jessica nta byinshi twari kuvugana, uretse ko yashakaga kumva ko ndi muzima gusa, kubera ko Dorcas ibindi yari yarabimubwiye byanga byakunda. Nuko amaze kuvugana na Jessica nsubiza Mariyamu wari ufitiye impuhwe cyane. Ako kanya Elisa ahaguruka muri salo yerekeza mu gikoni. Hashize akanya tubona azanye ibiryo muri saramanje. Bonete abibonye nawe atangira kujya kumufasha, ubundi Mariyamu adusaba kujya gusangira. Namubaje niba afite ibiryo bihagije byo kutugaburira. Mariyamu ambwira ko bidahagije cyane ku buryo turahaga tukanabisigaza, ariko ntabwo azi Imana yamuvugiyemo uwo munsi kuko yatetse byinshi ku buryo ntawe uricwe n'inzara. Ako kanya nahise mpaguruka nteruye Landry, tugiye tuganira mbaza ahantu nari naragiye, nkamusubiza ko azahamenya akuze. Byumvikane ko atari ahantu nari kumubwira kuko nta nubwo yari kubisobanukirwa. Nuko tugeze ku meza, Bonete yicarana na Hiberi musaza we, baganira baseka hivanzemo amarira ya Bonete. Hiberi amubaza niba papa we atarongera kumushakisha.
Bonete amusubiza ko bitabura ariko atamubonye kuko yari arinzwe, ngo ariko yageze no muri aba Lewis Company mu bitaro ari gushaka umurwayi. Bigaragara ko nyuma yo kumubura mu gihe kirekire yaketse ko ashobora kuba arwariye ahantu runaka, akaba ariho yihishe. Hubert aramwihanganisha amubwira ko byose bizarangira amahoro. Bonete amubwira ko ari we wagakwiye kuba ari kumwihanganisha, kuko uburyo agaragara nk'umuntu umaze imyaka 3 yose atarya, rwose ari kumva amugiriye impuhwe. Bonete yavuze gutyo Mariam ahita avuga ko n'ubundi ariko bimeze, bityo rwose turye twisanzuye twumva ko iryo funguro ari ryo kutwakira. Ako kanya Fereyira akubita ikiyiko ku meza, ako kanya Karandiri gahita gahuza amaboko mu bitugu, bigaragara ko kazi bigezweho, n'abandi bose bahita bafunga amaso, nge nkomeza kubitegereza. Nuko Fereyira avuga isengesho ryo kurya ndetse n'iryo gushimira Imana no gusabira ifunguro tugiye umugisha. Arangije kurivuga Randiri n'urusaku rwinshi asakuza avuga ngo ame. Ako kanya mpita mbabaza ko nari mperutse Gasitamu ari we mukristo dufite, nkaba ntumvise n'ijwi rye. Gasitamu ahita avuga ati we ntago wabasha kubyumva, ibintu byose barabinyatse, ahubwo urakoze kugaruka, nta cyumba cyo kuraramo nari ngifite, amasengesho yanjye yose barakuze barabyigabiza, ubu sugira ngo ndacyafite ijambo. Fereyiro ahita amusubiza ati ariko nawe urakabya, reba ukuntu ngana byonyine nta nubwo wagakwiye kuba uri kuregana, ariko nta nubwo ujya unyurwa n'ibyo ufite. Ubu se ko ufite umugore mwiza hari umuntu wigeze amukwaka? Lisa ahita avuga ati kandi Fereyiro nzaguhonda, ujye ukomeza kumenyera njye nawe tuzajya tutabyumva kimwe. Randiri ahita avuga ati uzibeshya umukore w'hosha nzahita mbwira mama nawe aguhonde, wowe umugore wa Gasitamu kandi mama nawe yarabivuze. Lisa ahita avuga ati Randiri vayo hano nkwerekesha, wowe uri kumenyera cyane kandi ndagukubita. Randiri ahita avuga ati yo ko ndi kumwe na papa se wo wantwara iki? Sanga umugabo wawe Gasitamu mujye gutembera muri company mufatanya amaboko. Mariam ahita avuga ati Randiri ratane bagende muri company gutembera bafatanya akaboko, wa mugani bareke twirire. Fereyiro ahita avuga ati dore ko mwarawe, umuntu w'umugabo wiga mu wa 5 araregana, cyangwa urashaka kujya ujya kurarana n'umugore wawe? Abari aho ngaho bose twarasetse, bigaragara ko twishimye, mu gihe nari nzi ko ari njye njyenyine ushimishijwe n'uko urubyaro twasize rwakuze rukanishima. Abandi bose uhereye kuri Hubert nubwo atarabazi, Rufusi, Ramari na Toresi, bose bari bishimye cyane ku buryo wajyaga kubona ukabona bashyize amafoke hasi bagahanagura uturira turi kubatemba ku maso. Nuko nanjye nkabura uko nifata nkareba Mariam uburyo yahaye abana uburere ku buryo hari ibintu byinshi baziranyeho. Icyakora ntago navuga ko ntababajwe cyane n'ukuntu ibyo byose byabaye ntahari, ngo nanjye habe hari ikintu nsangiye nabo kuri ibyo, kuko njye ibyo nari mperutse byari ibya kera cyane. Ka Fereyiro yari akiri umwana mutoya, Randiri we yari akiri amateka kuri twe, naho Gasitamu atarisanga mu muryango wacu neza kuva yava muri Maranatha, ariko kuri iyo nshuro buri wese yari yarayiyakiriye yarahagize ahe. Ariko mpita niha intego ko uburere bw'abo bana ngiye kubukurikiranira hafi cyane, byibura nanjye ninjiremo nka papa wabo kandi bishimira. Ubwo twakomeje kurya ari nako tuganira gakeya ku babishoboye, kuko njye narebaga Mariam nka buri kintu mvuga. Noneho nareba uburyo inzozi zanjye zabaye impamo kubera Randiri, nkumva ibyo mfite bihagije. Nuko tumaze kurya n'amasaha niko yari yagiye, abana babanje kujya kuryama, ndetse Rufusi ahamagara Donaldo amubwira ko rwose atabasha kurara atamugezeho, kandi yageze hafi aho ngaho bityo ategereze ntasinzira iminota mikeya. Bonete na Hubert nabo bajyana mu cyumba, Hubert arararamo, Bonete agiye kubanza kumuganiriza. Ramari na Toresi nabo bagenda bagana mu cyumba Mariam yaragiye kubereka, nanjye ngoma muri salo ndi kwitegerereza ibikuta byose uburyo batatseho amafoto yanjye nk'urwibutso rwo kugira ngo batazanyibagirwa. Nuko hashize akanya Mariam agaruka avuye kwereka abashyitsi aho kurara, ari nako ndi gusezera kuri Rufusi mubwira ko tuzabonana ku munsi ukurikiyeho. Nuko amaze kugenda Mariam amfata ukuboko anyerekeza mu cyumba cyacu. Twageze mu cyumba Mariam ahita agifunga, ako kanya nta kuzuyaza ahita atangira kunyegera nk'uko twabigenzaga kera. Isukari n'ubundi dutangira kunyunyusa kugeza ubwo twiyinjiriye mu munezero wa babiri wo guhuza imbunda na paradizo.
tuza kubirangiriza muri dushe ubundi turisukura, tugaruka mu cyumba turitegura neza ubundi twiryamira bya bindi twakundaga byiza, ari nako dutangira kuganira. Mariyamu arambwira ati mu by'ukuri ntabwo nari nzi ko nzongera kukubona, ibihe naciyemo udahari Imana niyo yonyine yabimenya, naho abantu bo nta kintu bakubwira. Ndamusubiza nti nanjye nari nzi ko ntazongera kukubona, kuko bakidufata batubwiye ko aho badushyize tuzahaguma ubuzima bwacu bwose, ntibadukubise ntibadukozeho, baratugaburiraga buri gitondo saa sita na nijoro, uretse ko wenda twabaga ahantu habi gusa, ibyo bikanyongerera ubwoba ko ntazongera kukubonaho ukundi. Ngahora nsenga Imana ngo basi izajye ikunyereka mu nzozi nkubone, none ibyo nasabye Imana nanjye yabimpaye ikubye inshuro 1000. Mariyamu ahita ambwira ati nari ngukumbuye mugabo mwiza ku buryo utabasha gusobanura, nubwo nari nsigaye mbayeho mu gahinda ariko ntago nigeze ndekera aho ngaho kugukunda na gatoya. Ni ukuri rwose Petero, ni ntago urukundo nagukunze rwigeze rugabanuka na gato, bityo rero reka kuva uyu munsi turugere kimomo, isi yacu izamenye ko urukundo rudapfa. Ndamusubiza nti iryo sezerano n'ubundi narariguhaye kandi ntago nigeze nditeshukaho na gatoya, bityo nubwo hari haciyemo igihe ntakuganiriza ntanakugaragariza ko ngukunda, ariko ubu ngubu ugiye kubibona. Mariyamu ahita ambwira ati Petero, ni ntago nshobora kugira ikintu na kimwe kigusimbura mu mutima wanjye, kuko niwe wenyine uzi uburyo bwo kuvubura ibyishimo mu mutima wanjye, ukantemberera no muri paradizo nkishima cyane, ndetse ikirenze n'ibyo niwe papa w'umwana wanjye Landry, bivuze ko niba warampaye byose nkeneye mu buzima bwanjye, uri byose kuri njye. Nanjye kuva uyu munsi ngiye kukurinda icyagukoraho cyose, kuko ahantu hose uzajya tuzajya tujyana, ntuzongera kunsiga. Ndamusubiza nti yo, ni ukuri ndishimye cyane mukunzi, nanjye ndagukunda cyane ku buryo mfite ishema ryo kuba uri umugore wanjye. Njye na Mariyamu twakomeje kuganira amagambo meza kugeza ubwo ijoro ryari hafi yo kudukeraho, ariko byibura hari amakuru menshi cyane nari kugenderaho kuva uwo munsi nari namenye kuva naraburirwa irengero. Kugeza uwo munsi kuko Mariyamu yabanje kubigira ibanga, abwira abantu batamperutse ko nagiye gusura abavandimwe mu gihugu cy'abaturanyi, ariko nakomeza gutinda bagakomeza kumutitiriza, akabona kuvuga ko naburiwe irengero. Ariko amahirwe twagize bavuze ko ari njye waburiwe irengero, abandi bantu nta muntu n'umwe wigeze ubagiraho ikibazo nka Dorukasi ndetse na Rufusi, dore ko n'ubundi ku kazi kabo batagaragaraga cyane aho bakorera. Undi muntu waburiwe irengero kuva nagenda ni Grey, wari umukuru wa factory yo muri company, nawe bakaba batazi aho yarengeye. Nuko maze kumva ayo makuru Mariyamu ndamushimira, ansaba kuryama ubundi nkaruhuka, maze mu gitondo amasaha y'akazi yagera nkajya kumutura umutwaro yari amaze imyaka myinshi yikoreye. Nongeye kwigaragaza nk'umuyobozi wa company, ndetse n'abagabaga ibitero kuri company bose nkongera nkabereka cya gitinyiro cyanjye, ubundi ubwoba bukongera bukabahagarika kumenyera umuryango wanjye. Ubwo twararyamye ubundi nongera gukanguka mu gitondo, mu kureba iruhande rwanjye mbona akana kari kunyitegereza, kabonye ndi kukareba gahita kaza kanyegera kavuga kati papa waramutse gute? Ndamusubiza nti naramutse neza mwana wanjye, wowe waramutse gute ko wabyutse kare? Landry ahita avuga ati njye yagomeze neza, Fereyira araryamira cyane kandi bibi. Ndamusubiza nti Fereyira aracyaryamira se? Umwana uryamira tuzamukubita inkoni. Landry ahita avuga ati oya papa, inkoni ntabwo ari nziza, ahubwo ukumugira inama kugira ngo atazajya akererwa ku ishuri. Mpita mvuga nti ninde wabikubwiye se? Landry ahita avuga ati Lisa na mama bavuze ko inkoni yica igufa ariko itica ingeso, bityo niyo mpamvu Fereyira tuzamwicaza hamwe tukamugira inama. Mpita mvuga nti ngaho igira hino ngo uterure mwana wanjye. Landry yaranyegereye ubundi mpita muyora nirengagije ko aribwo agikanguka. Nkimugeza mu biganza byanjye numva muri njye ibizonga mubiri biri kunyirukankamo wese, nuko mpita muzengurutsa mu maboko yanjye, nisanga ndi kumuririmbira mubwira ko mukunda cyane. Landry nawe ambwira ko ankunda kandi yarankumbuye bidasanzwe, none akaba yishimye. Ako kanya Mariyamu yahise aza yinjira mu cyumba asanga umubano hagati yanjye na Landry twawugejeje kure. Ahagarara mu muryango akomeza kutwitegereza cyane,
mbona mu maso ye hatangiye gutunguka amarira kandi ntarabikundaga, nuko musaba kuza kutwiyungaho ko turi batatu, ubundi twese turayambirana. Randira atangira kuduserereza avuga ko dukumburanye. Mariam amubwira ko ari byo kuko turi papa na mama we cyane. Ako kanya duhoberanye ku muryango w'icyumba cyacu barakomanga. Mariam ahita abaza ukomanga, numva ni Fereyiro ndetse na Gaston kimwe na Lisa bari gushaka kudusezeraho bakajya ku ishuri. Nuko mbasaba kwinjira mu cyumba kugira ngo mbashe kubareba bambaye imyenda y'ishuri ku ngano yabo. Bakimara kwinjira, habanje kwinjira Lisa wari warabaye umukobwa mukuru aberewe cyane n'imyenda y'ishuri yo mu mashuri yisumbuye. Araza mpobera nsezeraho ambwira ko agiye ku ishuri. Hakurikiraho umusore wanjye Gaston aza mpobera ambwira ko nawe agiye ku ishuri. Hakurikiraho Fereyiro wari ukiri mu bitotsi byinshi wangira ngo bamubyukije atabishaka. Randira amubonye atangira kumuserereza ukuntu rwose afite ibitotsi. Fereyiro wari umaze kwegera hejuru gatoya agira udusoni nkaho bari kumundegera. Ubundi nawe arampobera ambwira ko agiye ku ishuri. Nuko bamaze kumpobera bose mbifuriza amasomo meza, ubundi barasohoka. Randiri ahita avuga ati nanjye nzajya ku ishuri. Ndamusubiza nti rwose uzajya ku ishuri, uzaba n'umuhanga cyane, ujye wiga ubu wa mbere kurusha bose. Mariam ahita avuga ati yego Randiri, uzaba umuhanga nka papa wawe. Randiri ahita avuga ati papa wanjye se ni umuhanga nawe? Mariam ahita avuga ati cyane cyane rwose kurusha abandi bose, ari n'indwanyi y'akataraboneka. Randiri ahita avuga ati agenda akubita abantu nko kuri televiziyo popo, ahubwo reka nkwerekesha. Ako kanya Randiri yahise amvaho agenda yiruka asohoka mu cyumba. Mariam amubwira ko buriya agiye kuzana ibikinisho bye yamuguriye aba ahugiyeho. Nuko hashize akanya azana ibikinisho byinshi cyane hafi no kumunanira kubiterura, arambika hasi ku matapi yo mu cyumba, ubundi atangira kubikinisha. Harimo imbunda z'ibikinisho z'abana, udupupe twirukanka cyane nawe akatwirukaho. Randiri ahita avuga ati njye nzaba umuntu wa mbere wiruka cyane ku isi sha. Mpita amubwira nti uzaba umuntu wa mbere wiruka cyane nibyo ushaka se? Randiri ahita avuga ati kugira ngo abantu bose banyurukeho njye mbasiga, nibamara kumbura mpite mfata ikimoto nkikubiteho umuriro, ubundi nkinyanyanyure ngo ubundi niruke bambure burundu. Narebye umuhate Randiri umwana mutoya gifite ku bijyanye n'ibyo yifuza. Numva ko ngomba kumufasha kuzagera kuri iyo mpano ye, bityo nkajya mujyana muri siporo yo kwirukanka cyane kugira ngo azakure kwiruka bimurimo, dore ko nanjye mu buto bwanjye yaba ntari nzi kwiruka ntago mba narabashije kurokoka muri ubu buzima. Nuko dukomeza ibiganiro. Mariam ambwira tuzi ko naje ngatwarwa n'ibirwaniro byanyu kandi nari nje kubareba ngo tujye kumeza gufata ibya mu gitondo. Bitamubaza nti abandi babyutse noneho? Mariam ahita avuga ati babyutse kare cyane, bafashe n'ifunguro hamwe n'abana. Ubundi Ramari na mugenzi we baherekejwe na Bonete na Hiberi bajyana gusura papa wa Ramari. Gusa nyine ntugire ikibazo, ntago baragira mu nzu y'ibanga, barahurira hanze mu bitaro gusa. Mariam yavuze gutyo mpita nibuka, numva ngize amatsiko menshi cyane y'uburyo ahantu Desmeriti bari batapfiriyemo bikarangira hagafunguka, kandi nari mbizi ko ari njye muntu wenyine uhafungura. Mariam arabibona ko ndi kubyibazaho n'amatsiko menshi cyane, maze arambwira ati n'ubundi ndabizi ko ubu ngubu wari uri kwibaza ukuntu mu byumba by'ibanga hafungutse. Iki akaba ari ikibazo natwe twagize hashize iminsi 3 mutaraza, cyane cyane njyewe. Nuko ndagenda negera Lorena mubaza uko biragenda. Lorena ambwira ko hari ikibazo gikomeye bisaba ko tugutegereza kugira ngo uzuhafungure, ariko twahamagara Desmeriti ukumva nta kibazo bafite. Ariko nyuma dukomeza guhangayika cyane ko bashobora gupfiramo bishwe n'inzara. Nuko njye ubwanjye nivuganira na Desmeriti mubwira ikibazo gihari, ambwira ko nta kibazo ibyo kurya bafite bizashira wenda waragarutse. Nuko dukomeza kubiringira banatubwira ko n'ubundi nta bintu byinshi bakeneye, cyane ko ubushakashatsi bwabo bwari bwarahagaze kuko ntabyo kubukoreraho bari bafite. Iminsi yakomeje kwica amatora aho ngaho. Nawe urabyumva nari mpangayikishijwe n'ibintu byinshi cyane. Wowe mbere na mbere kumva ko wambibyemo akabuta ariko ukaba utazabimenya, ndetse na kampani muri rusange nubwo yari ifite abayobozi ariko ntabwo byari mu buryo buzima udahari n'ubundi, ndetse n'urugo rwanjye nyine ntafite umurinzi wanjye.
Ikirenze no kuri ibyo, abana mwari mwaramenyeranye batangiye kungora cyane kuko niwe muntu babaga mu kanwa kabo buri munsi, bahora bavuga ngo uzagaruka ryari, noneho ngahangayikira n'abari mu cyumba cy'ibanga ukuntu bazavamo kandi udahari. Ubwo nyine byakomeje gutya, ari nako ngenda nibuka amagambo ankomeza umutima wakundaga kumbwira. Uburere mama wanjye yampaye ndetse n'ingero mu zindi nkuru, nagiye numva cyane cyane icyo bita umutima ukomeye mu miryango yacu. Ibyo bimfasha kubigenderaho kugeza igihe ba Desmeriti batubwiriye ko noneho ibiryo bimaze kubashirana, kuko Desmeriti niwe twavuganaga gusa akatubwira ko ahangayitse cyane. Nuko nanjye amaze kuvuga gutyo, noneho na wa mutuzo nari mfite ndawubura burundu, kwiheba kumbana kwinshi nkibaza niba najya gushaka abahanga mu gukora ibijyanye na tekinoloji, ariko nanone nkumva ko nshobora gushyira kampani mu kaga, kandi hariya hantu abantu wahakiza ari abantu wizeye gusa, kandi hakaba harimo n'ahandi hantu abantu bamenya ibibazo bikavuka. Nuko iminsi ikomeza kwicuma, ari nako Desmeriti atubwira ko bageze habi. Ariko umugoroba umwe Desmeriti aza kumpamagara kuri telefone ambwira ko ashaka ko mvugana na Vanessa. Mubwira ko nta kibazo. Vanessa ambwira ko agiye kunsaba uburenganzira bwo gukora ikintu atagakwiye gukora mu mitungo ya kampani yacu. Vanessa mubaza ikibazo gihari n'ibyo ashaka gukora, maze arambwira ati ni ukuri mfite impamvu nyinshi cyane zintegeka ko ngomba kuva ahangaha. Ndatwite kandi n'umuryango wanjye urankeneye, bityo hari icyo nashakaga kukwisabira, wenda nubwo utari ukizi, ugaheraho nk'uburenganzira nka nyiri kampani, ngakora ibyo nshaka kugusaba kugira ngo mve hano. Ubundi nubwo izi nzugi n'iyi sisiteme ya tekinoloji bayikora kugira ngo barinde ko hari abantu bashobora kwinjira hano, ariko nanone ntago wakwizera ibya tekinoloji ijana ku rindi. Ari nayo mpamvu ku ruhande bashyiraho uburyo bwo gufungura ahantu nk'aha ngaha igihe habaye ikibazo cyihutirwa, bimwe bita emergence. Bityo impamvu ndi kukubwira ibyo ngibyo, uretse kuba nari umuganga ukorera hano kera, ariko Brown Lewis twigeze kugirana umubano udasanzwe ku buryo yanyizeraga cyane nanjye nkamwizera, bikaba byaratumye mpa uburenganzira bwo kumenya uko hano wahafungura igihe habaye ikibazo. Wagira ngo yari azi ko iki gihe gishobora kugera, bityo ubu tuvugana ndi njyenyine, nta wundi muntu urabibona. Nasabaga uburenganzira bwo kunyizera, maze ubundi ngafungura, ubundi tukajya dusohoka kugeza igihe Petero nazagarukira, ubundi tukongera gukoresha uburyo busanzwe. Vanessa amaze kumbwira gutyo numva ndishimye cyane, mubwira kugira vuba kandi abo bari kumwe nanjye ndabizera cyane ku buryo nta kibazo nabo baramutse babimenye. Nuko mpamagara Lorena mubwira uko bimeze, we n'umugabo we barishima, bahita bishimira ko ubuzima bwabo nabo bugiye gukomeza nk'ibisanzwe. Nuko Vanessa akajya ajya gusura umuryango we kugeza igihe yabyariye umwana w'umukobwa uri mu kigero cya Randiri kuko amurusha amezi make cyane, ndetse ubuzima bukomeza bakora ibyo bashoboye nk'abaganga b'inkingi nyamwamba ku bitaro byacu. Uko akaba ariko byagenze. Mariam yamaze kumbwira gutyo numva impamvu, kuko nanjye aho hantu ntago nari mpazi, kuko Vanessa ntago yigeze ahanyereka. Nuko Mariam ndamushimira uburyo yakoze cyane igihe ntari mpari. Turangije tujya ku meza kuko turi batatu, dusangira ibya mu gitondo. Turangije twese turitegura neza. Mariam anyambika ya myenda nakundaga kwambara ikambera, ubundi tuva mu rugo nk'umuryango tugenda tugana muri kampani. Nageze ku gipangu cyo mu rugo nsanga ba basore nakubise mu ijoro ryashize bahahagaze. Ndabasuhuza batungurwa no kumbona, batangira kubaza igihe ninjiriye aho ngaho. Abasore mbabwira ko ndi ryabandi ryinjiye riri kubahondagura. Nabo bambwira ko rwose bari bayobewe umuntu wabakubita kariya kageni utari njyewe, bityo bishimiye kugaruka kwanjye. Abasore nababwiye ko mbasabye imbabazi, bambwira ko nta kibazo rwose, nta mpamvu yo kubasaba imbabazi, ahubwo aribo bagakwiye kuzisaba. Mbabaza niba hagati yanjye nabo bikemutse, bambwira ko tumeranye neza, bityo bakomeza akazi kabo. Bamaze kunyifuriza ibihe byiza, nkomezanya na Mariam wari umfashe ukuboko, mu kuboko nanjye nteruye Karandiri mu rundi ruhande. Turagenda tugana muri kampani. Twageze kuri reception, umuntu wa mbere twakubitanye amaso ni Clara. Aza nsanga aransuhuza cyane n'abandi bakozi, bambwira uburyo bishimiye kugaruka kwanjye.
nuko njye na Mariyamu dukomeza kuzamuka tugana mu biro byanjye. Mu kuhagera mpitegerereza hanze, ubundi ndebye mbona kwa vice chairman na general manager harafunguye, ubundi mbanza kujya kubasuhuza no kubiyereka ko nagarutse. Nahereye kwa vice chairman ndinjira, ngezemo amera nk'utunguwe cyane, ubundi arahaguruka aransuhuza nk'umwana we, ubundi tuganira ambwira ko yari abizi ko igihe kimwe nzagaruka, none icyo gihe kikaba kigeze nkagaruka. Nuko tuganira gakeya kuko yatangiye kuzanira n'iby'amaraporo y'akazi. Amaze kubimbwira mu ncamake, ubundi ndasohoka njya kwa Brian ambonye nawe aratungurwa cyane, turasuhuzanya ariko ntibikureho ko mbona nk'umukoresha we ampereza za raporo ku bakozi, maze ndamushimira njya mu biro byanjye. Ubwo nageze mu biro nshyira karandiri hasi gatangira gukinagira. Mariyamu ariko ananganiriza mbaza uko ndabyitwaramo igihe abantu baraba bakeneye kumenya aho nagiye. Mbabwira ko ntazi ikintu ndababwira, ariko buri gihe nikigera cya nyacyo ntago ndabura icyo mvuga. Ako kanya turi muri ibyo nagiye kubona mbona mu biro byanjye hinjiye abagabo babiri. Mu kubitegereza ndatungurwa cyane kuko nasanze ari wa munyamakuru ukora kuri televiziyo na radiyo bikuru by'igihugu cyacu, kimwe n'umukameramani we. Ako kanya mbaha karibu, ambwira ko yarayamenye amakuru ko nageze muri company, bityo akaba atari kwirirwa atarakora iyo nkuru. Mu gihe nkiri kwitegereza Mariyamu nawe azunguza umutwe, bigaragara ko ari we wabwiye umunyamakuru. Mbona uburyo Mariyamu abaza ibintu byose bikwiriye, kuko yandinze kujya ku murongo w'abanyamakuru bantegeye mu nzira ubundi mbabwire byose. Ako kanya umunyamakuru yatangiye gushyiraho ibikoresho bye. Mu gihe niteguye gusubiza ibibazo byose ambaza, haba hinjiye afande Jeffrey ahita aza aransuhuza ambwira ko rwose yishimiye igaruka ryanjye, kuko umujyi wacu wari warahombye intangarugero y'umugabo. Ako kanya nanjye nahise mushimira mubwira ko akoze cyane kunsuhuza mu ba mbere. Jeffrey ambwira ko atari gutegereza ikiganiro, ko agiye gutegereza ikiganiro ngiye gukorana n'umunyamakuru kugira ngo tuganire birambuye. Nuko umunyamakuru amaze kwitegura neza ashyiraho kamera, ambaza ikibazo kimwe gusa cy'ahantu maze iminsi ku buryo isi yose yari yarambuze. Mu by'ukuri nta kindi kintu nahise ntekereza uretse isezerano nagiranye n'abavandimwe banjye twari twarafunganwe kwa Morutana, ryuko nidusubira muri ririya shyamba tuzaba tugiye kwihorera ku giti cyacu, ari twe twirwanirira ntawe turwanira. Mpitamo kubwira itangazamakuru ko rwose ahantu narindi nanjye ntahazi, uretse ko nari narashimuswe n'abantu ntazi bakambika imyaka 3 yose, kugeza ubwo abantu bari baradushimutanye bose bashatse gucika, nanjye nkisanga muri bo nk'umuntu bafunganye, nkongera kwisanga ndi mu mujyi nyuma y'icyo gihe cyose. Akaba ari uko byagenze. Umunyamakuru yambwiye ko ibyo bintu ari amayobera, mubwira ko nanjye nzi ko ari amayobera, ariko ntabwo ikintu nk'icyo nakwanga kukimusubiza kandi nkizi. Nawe ambwira ko azi ko ndi mu bantu bakoresha ukuri, bityo ibyo ari byo agiye gushyira itangazamakuru ababwira ko nagarutse abantu bose babimenye. Nuko umunyamakuru ansezeraho ubundi aragenda, nsigarana mu biro na Mariyamu, Landry ndetse na Jeffrey umukuru wa polisi muri uwo mujyi. Mbere na mbere namubajije niba akiyoboye uwo mujyi, ambwira ko akiri umukuru w'umujyi nubwo bashatse kumwimura, ariko Imana igatabara. Nuko nanjye Jeffrey nk'umuntu wanyeretse ubushuti kandi wamfashije mu bibazo byanjye, namubwiye uko byangendekeye byose arabyumva, ariko mubwira ko atabigiraho ikibazo. Jeffrey yambwiye ko yaranzaniye amakuru ahubwo, kuko imyaka yose kuva umunsi tumenyana yatangiye gukora iperereza ku rupfu rw'umuryango wanjye. Papa wanjye Brown Lewis aka kanya akibivuga mbona Mariyamu nawe ashishikariye kubyumva nkuko nanjye ndi kubyumva. Jeffrey ambwira ko amakuru amaze kubona nubwo akiri gushakisha ibimenyetso, ariko ibyaha byose bigwa kuri Sultanis ndetse na Sorin umugore we ko ari bo bamwishe. N'ahantu yagiye Jeffrey akaba yaragiyeyo agakurayo andi makuru, bityo isaha n'isaha twitegure nitubona ibimenyetso bifatika Sultanis ndetse na Sorin bazajyanwa mu rukiko. Jeffrey naramushimiye cyane mubwira ko ibyo nkorera nzabimwitura, cyangwa se nintabimwitura kuko ari kureba aho ngaho kazamwiture mu kigwi cyanjye. Ako kanya Jeffrey ahita yitegereza Landry aho yari ari gukinagira mu biro byanjye. Akanya gato y'ubundi ambwira ko azajya ambwira aho bigeze. Nuko ansezeraho nanjye ngomana na Mariyamu mu biro, bigaragara ko turi gutekereza cyane. Byumvikane ko twari tugeze ku ngingo y'urupfu rwa papa wanjye wapfuye urupfu rw'amaherere,
bityo twese tugafata akanya ko kumutekerezaho. Mariyamu yahise ambwira ati mu by'ukuri iyo ntekereje ukuntu papa wawe ari umuntu mwiza ariko nkaba ntaragize amahirwe yo kumubonaho ngo nigirire data bukwe y'igitangaza, numva bimbabaje cyane. Ndamusubiza nti ni ukuri nanjye mbabazwa cyane no kuba ntaragize amahirwe yo gukurana nawe, ari naho nahoraga nifuza ko umwana wanjye Landry atabasha gukurira mu buzima nanjye nakuriyemo. Ako kanya namaze kubwira Mariyamu gutyo mu biro haba hinjiye Clara. Amaze kwinjira yongera kudusuhuza, ahita ahereza Mariyamu akantu ntabashije kubona. Clara amaze guhereza Mariyamu ahita asohoka. Mariyamu ahita ahaguruka mu ntebe yari yicayemo, maze ahita ansaba gufunga amaso mubaza ibyo agiye kuvuga. Landry ahita avuga ati wowe se ntabwo uri kubyumva, mama ashaka kugukorera surprise. Mpita mvuga nti uravugisha ukuri? Landry ahita avuga ati ndavugisha ukuri, ahubwo reka nifungira amaso. Mariyamu ahita ambwira ati funga amaso. Ako kanya nafunze amaso amasegonda makeya. Hashize akanya Mariyamu adusaba twese gufungura amaso njye na Landry, nuko ngifungura amaso numva umutima wanjye uranezerewe, kubera ko ntiyumvishaga ko Mariyamu yankorera akantu nk'ako ngako muri ako kanya. Nyuma yo kureba ku meza yanjye nkabona telefone nziza cyane kandi nshyashya, bigaragara ko ari kubw'ikiva mu iduka. Namaze kubona telefone nziza cyane numva binkoze ku mutima. Ako kanya mpita nyifata mu biganza, ubundi mvaho nari ndi mu mwanya wa chairman, ngenda nsanganira Mariyamu ubundi ndamuyambira. Mpita muterura ubundi mushyira mu birere, nkajya numva Landry nawe ari kumpobera amfata amapantaro. Mpita nawe mufata ndamuterura mushyira hejuru turareshya, maze ubundi Landry na Mariyamu batangira gutongana. Mariyamu ahita avuga ariko se wa muhungu we wagiye umenya umwanya wawe, urabona ukuntu utumye papa atanyiterurira? Landry ahita amusubiza ataguterura se uri umwana, ni njyewe ugomba guterura rata papa, ahubwo mama mushyire ku ruhande. Mariyamu ahita avuga ati noneho ngiye kubabara maze ndire kubera ko wowe. Landry ahita avuga ati oya rata mama, ngaho reka papa guterure njye aranterura nyuma. Mpita mvuga nti ninde undirije umwana, ndabyanze nditerurira Landry wanjye, mama we ni mukuru kandi abantu bakuru nta muntu baterura. Landry ahita avuga ati oya papa, ntabwo nshaka ko mama babara, manze umuterure njye uranterura nyuma. Ako kanya Mariyamu yahise yicara mu ntebe afunga ibiganza ku maso, ubundi atangira kumera nk'uri kurira. Landry arabyumva ubundi aranyishikuza agenda amusanga, amugezeho atangira kumusaba guceceka. Njyaho nari mpagaze nahise mba nk'igiti, gushingura ibirenge birananira kubwo gukorwa ku mutima n'uburyo Mariyamu yarezemo Landry, akamuha uburere bwo kutikunda ndetse akamwigisha kwitekerezaho gake, akabanza gutekereza ku byishimo by'abandi, akamutoza guharanira ibyo wabona bikagushimisha ariko bigashimisha abandi cyane kukurusha, bityo bigatuma abandi bishima cyane nawe ugakura ibyishimo kuri byo. Binyereka uburyo Landry nabo umugabo azaba umugabo uhamye, wumva ko abantu ari inshingano ze cyane kurusha we ubwe, abaharanira byose we akamera nk'uwiyibagisha. Nuko muri uko kurira Mariyamu yumva nanjye nta kintu ndi gukora, ahubwo Landry ari urimo kumuhoza, umwana w'imyaka 2. Mariyamu ahita afungura amaso abona ndahagaze, andebye mu maso nawe mbona agize ikiniga. Ahita ahaguruka ubundi afata agatambaro mu gikapu yari afite kirimo utwenda twa Landry, ampanagura ku maso, bigaragara ko ibitekerezo byanteye nkagorwa no kwakira ibyo ndi kubona. Nuko Mariyamu aranyegera ubundi ahita ambwira ati yo icecekere mugabo nkunda, ni ukuri ntutungurwe n'uburyo njye n'abana tuba twibereyeho, kuko ni wowe soko ya byose, kuko ni wowe wansobanuriye uburyo umuntu yagakwiye kubaho igihe ari kumwe n'abandi, abandi bakaba inshingano ze mbere y'uko waba inshingano ye bwite, akabaharira ibyishimo akanezererwa n'ibyo bamusigiye ku byo bagize, akaba ngombwa ko abandi abitekerezaho, we yitekerezaho nyuma. Byose ni imyitwarire yawe ku buryo wowe ubwawe ushobora kwitangira n'abandi ukibagirwa ubuzima bwawe. None se urumva ari ubuhe burere nari guha umwana wacu? Urumva nari kumwigisha ko papa we yari ameze gute igihe nabaga ntekereza ko bishobora kutugora kongera kumubona? Mariyamu nahise mubwira nti urukundo rwanjye ntabwo ushobora kumva uburyo nezerewe, umutima wanjye ukaba wanze kwakira ibyo ndi kukubonaho, nkuko byahoze mu myaka 3 ihise na n'ubu uracyambera mushya buri munsi, ntago njya nkumenyera.
ntuhwema kuntungura ukamenya iteka ikintu kinkwiriye ubuzima ndetse bikanarenga ibyo nagakwiye gukora nk'inshingano zanjye ukabikora utitangiriye itama. Ubu se nagushimira gute koko? Landry ahita avuga ati papa ngaho cira hano nkubite mama utumye ugira agahinda. Ndamusubiza nti ariko rero nawe urahindagurika, none se ngewe wigeze ubona ndi kurira? Landry ahita avuga ati mwese mwari muri kurira, rero ngiye kubahoza kugira ngo murekere aho kurira. Mariyamu ahita avuga ati ngaho rero bwira papa wawe guha ikinyenga kubera ko atumye ndira kandi agutware nk'igare. Landry ahita avuga ati aha ahubwo uranyibukije papa, gira vuba cyangwa se nibwirire mama twigendere. Ako kanya narebanye na Mariyamu mubaza ibyo ari gusaba gukora. Ako kanya ambwira ko ngomba kumera nk'igare, ubundi Landry akanyicaraho akumva umunyenga. Ako kanya nahise ndambika telefone nshya Mariyamu yaranguriye ku meza, ubundi mpina amavi maze kuyahina mpfukama kuri sima, nshyira n'amaboko hasi ubundi umugongo ujya hejuru. Ako kanya Landry ahita anyicaraho hejuru amfata amatwi atangira kuyakurura, ari nako agenda atera utugeri ameze nk'umuntu uri kunyonga igare. Landry ahita avuga ati aha ubu rero tugiye mu masiganwa, ku buryo ndaba uwa mbere, wagare we wihute cyane udatuma mba uwa nyuma. Ndamusubiza nti yego rwose ndihuta cyane kandi iteka buri gihe nzajya ntumuba uwa mbere kurusha abandi bose, waba uri kwiruka cyangwa se ku gare, ahubwo uriteguye tugende? Landry ahita avuga ati nditeguye tugende. Mbimbi. Ako kanya natangiye kuzenguruka mu biro hose ndi gukururutsa amavi yanjye kuri sima, ari nako Landry amfashe amatwi agenda yakurura anatera utugeri, kugeza ubwo nanyuze kuri Mariyamu aho yarahagaze ari gufana inshuro nyinshi avuga ko Landry agomba gutsinda amarushanwa. Nuko nanjye ubwanjye ntangira kunanirwa Landry ari mu marushanwa. Hashize igihe Landry anarekura amatwi yanjye ndetse arekeraho gutera utugeri maze ariruhutsa avuga ati igare ryanjye rirananiwe pe, ariko nta kibazo nabaye uwa mbere, mama wampaye amashyi. Ako kanya Mariyamu yakomeye amashyi menshi cyane abwira Landry ko abaye uwa mbere, nanjye amavi yari yarushye ngiye guhaguruka birananira. Ako kanya Mariyamu na Landry baraza bicarana nanjye hasi kuri sima, twirengagije ko abantu bashobora kuhadusanga. Nuko Landry ahita ahaguruka afata ya telefone Mariyamu yari yanguriye, ubundi arayimpereza maze arambwira ati iki ni igihembo ngo haye cyo kuba unzungurukije amarushanwa nkaba uwa mbere. Mpita mvuga nti oya, iki ni igihembo mama yampaye, nawe shaka icyawe. Landry ahita ansubiza ati nimba mukuru nzakugurira indege uzajya ugendamo hejuru cyane. Mpita mvuga nti yo ndabikunze mwana wanjye, nzaguha umunyenga. Mariyamu ahita avuga ati wawu, maze tukajya tugenda turi kwigurukira. Narebye Mariyamu burya aba yashishikaye cyane guha uburere umwana wacu Landry, nanjye ubwanjye nkabura icyo mvuga, ubundi ngafatwa n'amarangamutima. Nuko dukomeza kwiyicarira aho ngaho nkaho nta kintu kitureba. Amasaha aza kugera Landry gatangira kurira bigaragaza ibitotsi. Mariyamu ahita agashyira mu mugongo, nanjye nkora mu gikapu nkuramo impetso yo kumuheka maze kumushyira mu mugongo neza, mumanurira akajipo ke kari kazamutse. Ubundi ansaba ko yajya mu rugo akajya kuryamisha Landry no kubategura ibyo kurya saa sita. Mariyamu mubwira ko ataransiga kuko nta hantu najya cyangwa se ngo ngume aho ngaho, kandi byunzwe n'imyenda yanjye byose bitari neza. Nuko nkomeza gufata cya gikapu tugenda mu rugo. Tugeze mu rugo dusanga Bonete na Hiberi bari mu rugo. Bonete ari mu gikoni mu gihe Hiberi yari ari kureba televiziyo. Nuko Mariyamu ahita ajya mu cyumba aryamisha Landry kari gasinziriye, nanjye nganiriza Hiberi gato yamubaza uko ameze. Nawe ambaza ahantu mvuye ko bigaragara ko nkoze siporo kandi nambaye ikoti. Mubwira ko ari inkuru ndende bityo mbanze ngere muri douche. Ako kanya nahise nikoza mu cyumba nkuramo imyenda nari nambaye. Mariyamu nawe wari uvuye kuryamisha Landry mu cyumba Gaston araramo na Fereyiro ansanga mu cyumba, maze ankuriramo ipantaro ndetse na mukikopa byari bisigaye. Amaze kunkuramo ahita areba imbunda yanjye ambaza ikibazo nagize. Mubwira ko ari urukumbuzi rwinshi cyane mufitiye. Mariyamu ahita avuga ariko se kuki unkumbura ukabigira ibanga kandi nanjye mba nagukumbuye? Mpita mubwira nti umfasha, wowe se watanze itangazo mbwira ko nkumbuye, ahubwo nuko twari turi ahantu bikwiriye ko twabibwirana. Mariyamu amaze kumbwira gutyo maze gukuramo agashati keza k'amatoni yari yambaye, asigaranye isutiye gusa yari yambariyemo imbere hejuru, hasi ahita akuramo akajipo yari yambaye.
nkubise amaso agakariso keza k'umweru yari yiyambariye, numva muri njye ndahindutse. Sinamenyera igihe natangiye kuzengurukiza ibiganza byanjye nzengurutsa hose mubwira ko hari kugaragara neza cyane. Nawe ibiganza byatangira kubibyiringira ku mbunda yanjye, ari nako anyongerera ubushake bwo kumwegera. Nuko dutangirira aho ngaho tunyunyusa udusukari ku minwa yacu. Noneho ubuki bwari buhari bwo bwari burenze intangarugero, cyane ko mu ijoro ryahise wagira ngo ntago twabikoze neza, kuko yari inshuro yacu nyuma y'imyaka 3 ya mbere. Bityo twari tumeze nk'abantu bari kwiyiba cyangwa se gutora bafite umururumba. Nuko dukomeza kunyunyusa utwo dusukari, ari nako ntangira gukuramo Mariyamu twenda yarasigaranye hasi no hejuru. Noneho nkubise amaso umubiri wa Mariyamu buryo itoto ryari ryariyongereye, numva umutwe wanjye ibitekerezo arabitwaye byose. Nuko mu gihe nkirimo kwisuganya, Mariyamu ahita anyiyaka ambwira ko rwose ankumbuye kundeba, amazi ari kuntonyangaho akareba uko byaba bimeze. Ako kanya mpita mba nk'umusazi kubera ko yarankuye kure cyane. Ahita afata isumo aragenda agana muri dushe, nanjye mukurikira numva ntari bumugereho vuba. Ako kanya tugeze muri dushe nsanga yamaze gufungura amazi ari kumanuka amugwaho. Noneho ndebye uburyo amazi ari kumutembaho, rya toto rye ryikubye inshuro utabara, numva ndatwawe. Nanjye mpita mwegereza igituza cyanjye ndakimwegereza, ahita kiryamamo n'utuzi turi gutonyanga. Tuboneraho gukomeza aho twari tugeze. Mariyamu akomeza kubumbatira imbunda yanjye y'ibyiringiro, ari nako agamije kunyongerera ibyifuzo byo kumwifuza. Nanjye ibiganza byanjye mbishora kuri paradizo ye nziza, ntibagiwe n'uturabyo twiza tuyizengurutse, ndetse n'udutunda twe dutatse nk'imitako myiza mu gituza, nsinsibe kudukoraho, maze nanjye nkamutwara wese. Nuko igihe numvise kiri kuntwara kubera uburyo numvise mushaka, mpita mufata ukuguru kwenda kuzamura, ubundi nirebera paradizo ye neza imbere yanjye. Noneho numva ubwenge bwanjye bwose niho bwibereye. Ako kanya nawe ahita afata imbunda yanjye aranyegereza, ubundi mpita ninjira muri paradizo, numva ninjye muyobozi wenyine uyoboye isi, naho abandi bakaba bari kubeshya. Natangiye gutembera muri paradizo nziza, ndetse ntibagiye no kwivomera amazi yaho. Akazu yaze ku buryo numvaga ndi kuzamuka mu kirere nguruka nta nibaba na rimwe. Inguni zose za dushe turazizenguruka, habura gato ngo tugere no kuri plafond, nuko bitari gushoboka. Nka nyuma y'iminota 50 twari turangije, ubundi tubanza gutuza neza, ubundi dukubita agatwenge twarebana tugaseka, ari nako turi kubwirana utugambo tw'urukundo, tumwe tunyura mu matwi akanezerwa no kutwumva. Nyuma y'akaruhuko duhita dukaraba neza, ubundi tuva muri dushe. Uko bisanzwe Mariyamu muteruye ngenda murambika ku buriri, maze dutangira guhanagurana no gusigana amavuta. Mariyamu amaze kuntegura neza, nshakira indi myenda myiza yo kwambara, agapantaro keza n'akagatisi kanyegereye. Ndebye inkweto zirambitse ku ruhande ndambariraho, mbona ko bikwiranye, n'agashati keza cyane kandi k'amaboko maremare. Ako kanya ahita nyambika n'agakaruvati, ubundi ngerekaho agakote, asoza nkora mu mutwe mu buryo bwo kuntunganyiriza imisatsi. Nawe ahita yambara imyenda yo mu rugo, ambwira ko nta wundi muntu uzongera kuntunganyiriza ifunguro, bityo ngere ku kazi ntunganye ibyaho, isaa sita araba ntegereje dufatira ifunguro hamwe. Ubwo njye na Mariyamu twasohotse mu cyumba tugenda dukina udukino muri koridoro yose, kugera muri salo nsanga Hiberi na Bonete bari kuganira. Mbasezeraho mbabwira ko ngiye mu kazi kureba uko bimeze, turasubira mu kanya gatoya. Ako kanya mva mu rugo ngenda ndi mu munezero udasanzwe. Ahantu hambere nahitiye ni mu biro, ngenda nsanga Lorena mu bitaro, mu biro bye ndamusuhuza. Nawe anyakirana ubwuzu bwinshi cyane, nsanga ari kureba televiziyo y'amakuru ari gucicikana, bavuga ko chairman wa Barewisi nyuma y'imyaka 3 yose yongeye kugaragara. Akaba yanavuganye n'itangazamakuru ababwira ko aho amaze igihe. Nuko Lorena mbasha kumubwira uko bimeze, kuko ni umuryango. Maze kubimubwira aranyihanganisha, amubwira ko icyangombwa ari ubuzima, bityo nkabandiho. Nuko ahita ambwira ko twajya kureba ba Desimeriti kuko bacyumva inkuru bishimye cyane. Mubwira ko ngomba kubanza gusura umugore wa Kereke. Tuva mu biro bya Lorena arafunga, ubundi tugana mu cyumba kirimo Lidiya, umugore wa Kereke, ndetse n'umugore w'umukuru we umurwaje. Umugore wa mukuru waranyakirana ubwuzu bwinshi cyane, kuko nawe ntabwo yaramperutse. Tuganiraho gato, ubundi njya kureba ba Vanessa. Mu kuhagera turaramukanya nk'abantu badaherukanye, mbabwira urugendo rwacu uko rwagenze nuko rwarangiye. Birababaza cyane
kuko n'ubundi Montana yari yarabagambaniye ubwo bakoranaga kuri IDVK virus. Ikirenze n'ibyo, Montana niwe wishe umuryango wa Desimeriti uhereye ku mugore we Destine n'abana bose b'abakobwa, hagasigara Lamari gusa. Nuko banshimira ko byibura nkiri muzima n'abandi twajyanye, bityo tukaba tuzakomeza ibyo twarimo kuko ubwo mpari byose bizashoboka. Nanjye mbasaba kubihanganisha ku myaka 3 yose bamaze batari gukora. Bambwira ko batari bicaye kuko bakoraga n'indi miti yo gufasha ibitaro byacu. Mbasezeraho ubundi mva muri iyo nzu na Lorena kugera hanze y'ibitaro, mpita njya muri parikingi, ubundi mfata imodoka nsohoka muri kampani, ncagawe n'abakozi bose cyane cyane abo kuri sekirite bambwira ko banyishimiye. Ngenda urugendo rutoya ngana kuri diyoseze ya Maranatha ku kigo cy'imfubyi kugira ngo nsure mushiki wanjye Marita ndetse na Padiri Gastam. Nageze ku gipangu baramfungurira batanambajije ikingenza kuko imodoka yari iy'Abarewisi. Mu kugera muri parikingi nza kwakirwa n'abana batoya, banyakira bansanganira nk'umushyitsi ku burere babatoje. Nuko tumaze kuganira igihe gitoya, mbona hakurya haherereye amarobine, umuntu w'umugore urimo kumesa imyenda, hari n'undi bari kumwe uri kwanika ku migozi imyenda y'abana. Mu kugenda mbegera disi ntungurwa no kubona ari Marita ari gufura imyenda y'abana. Akinkubita amaso mbona amaso aheze hejuru atabasha kwiyumvisha ko ari kumbona. Nuko ahita ahaguruka aza kunyambira nampamagara mu izina avuga ati Petero, ni ndarota cyangwa ni wowe? Marita nkamubwira ko ari njyewe. Marita twarahoberanye cyane biratinda, mubwira uburyo aberewe no kwambara imyenda y'abagore. Ambwira ko n'ubundi ari umugore kuko umutima we yaweguriye abana bakaba ari abagabo be. Nuko dutera urwenya tugenda tugana aho yaturutse ku marobine y'amazi, mpita nsuhuza umugore wundi bari kumwe bigaragara ko akuzeho. Maze kumusuhuza umugore ava aho ngaho, nanjye mpita niyicarira ku marobine ku masima yari ahari. Njye na Marita dutangira kuganira, Marita ambwira uburyo yarampangayikiye cyane n'icyizere cyaragiye. Mubwira ko Imana yadushyize ku isi tutayivaho, ibyo yahadushyiriye bitararangira. Marita nshimira ambwira ukuntu mfite umugore mwiza, kuko iyo ataba Mariyamu ntabwo ibyo nari naremereye Padiri Gastam byari gukorwa. Marita mubwira ko ndi kumwishongoraho cyane, ko ari njye mugabo uzi guhitamo. Mubaza amakuru ambwira ko ari meza, akaba amaze kuzana abana ashoboye bose, bakabagaburira ndetse bakabasha no kwiga mu kigo cy'amashuri kiri aho muri Maranatha. Marita mushimira umutima mwiza yigirira, anyibutsa ambwira ko ari nawe ari bwo burere we yahawe bwo kwita ku bandi nta kintu na kimwe ugendeyeho, kuko iyo Nataliya akigenderaho ubu Marita aba yarapfiriye imbere y'ikigo cy'imfubyi. Turi kuganira wa mugore wari kumwe na Marita yaragarutse, agaruka azanye intebe ngo nicare, asanga niyicariye ku gasima biramutungura cyane. Ambwira ko ntagakwiye kwicara aho hantu hasa gutyo. Mubwira ko njye nta kibazo rwose binteye, icyangombwa nuko abo naje kureba bahari. Nuko umugore akomeza kunyitegereza nambwira uburyo ndi umuntu mwiza utandukanye n'abandi bantu yabonye. Mubwira ko nta mpamvu yo kunshimagiza kuko buriya gushimwa cyane ntabwo ari byiza, bituma wumva uri hejuru ndetse bikakwibagiza n'icyubahiro Imana ikwiriye, kandi byose biri mu biganza byayo. Nuko umugore ahita akomeza kwanika imyenda anaganira na Marita. Marita ahita ambwira ati cyakora ntakubeshye Petero, nurantunguye cyane, ariko ntabwo nari nzi ko nzabona akanya ko kugushimira nubwo waduhangayikishije bikomeye. Petero, ni Mariyamu yarahangayitse ku rwego rudashobora kubibonamo. Aragenda arananuka yenda gushiraho iyo atagira risa na bonete, ntumbaze ngo aba yarabayeho gute. Marita nahise mubwira nti wowe se kutishyira mu bantu yagize bakagira umumaro. Aransubiza ati njye ntago nakundaga kuboneka buri gihe, nawe urabyumva ko hano abana baba bankeneye cyane, ariko nakoze uko nshoboye, ariko rwose risa na bonete baragakoze barahakubera. Ndamusubiza nti nzabitura, nintabitura urubyaro rwanjye ruzabitura. Marita ahita ambaza amakuru ya Landirisi. Sha umwana ni uwase koko, ariga agafata, agira umutima mwiza. Ibaze ko umwana afite n'umutima wo guhangayikira abantu bandi akiri muto kuriya, ubu se nakora bizagera hehe? Ndamusubiza nti urumva nyine nabyaye intwari. Njye na Marita twakomeje guseka cyane, ari nako wa mugore atwiyungaho agasekana natwe, ariko ukabona akamwenyu ke kuzuyemo agahinda nk'umuntu uzi kureba amasura.
nkamenya ibyihishe inyuma yabyo narabibonye. Nuko Marita amubwira ko nashakaga no kureba Padiri Gaston. Marita ambwira ko Padiri muri iyo minsi ntawe uhari kuko hari amahugurwa yitabiriye y'abapadiri, bityo akazagaruka nyuma y'ukwezi kose. Maze kubyumva mubwira ko ubwo nzagaruka kumureba. Marita amubwira ko nagarutse ku murongo buriya tuzajya tuvugana. Aramperekeza ngeza muri parikingi, ubundi ninjira mu modoka nyisohora muri diyoseze, ubundi ngana mu rugo. Nageze mu rugo amasaha arimo kugenda. Ngenda njya mu rugo nsanga na Baramari bageze mu rugo. Mu kubasuhuza mbabaza ahantu bari bahitiye, bambwira ko bari bagiye aho bari barakodesheje inzu mbere y'uko tujya idomiye kureba niba baba barababikiye ibintu byabo. Bambwira ko basanze barabibabikiye ndetse n'inzu barayibitse kuko bumvikanaga na nyir'inzu, akaba ariyo mpamvu bari no gupanga kuba bisubiriyeyo bakaba bahabaye mbere y'ibindi bazakora. Ako kanya ndi kuganira na Baramari, Landry yasohotse mu cyumba cya ba Gaston bigaragara ko abyutse. Ako kanya Mariyamu nawe aturuka mu gikoni, twese turamwitegereza ukuntu ari kuza dusanga agira isoni areba hasi. Landry ahita avuga ati yo mama agize isoni. Mariyamu ahita avuga ati isoni z'iki se wakana we? Landry ahita avuga ati kubera ko aba bantu bose bari kukureba. Mariyamu yahise yegera Landry aramuterura, ahita agera aho nicaye, ubundi nkuramo ikoti arirambika ku ntebe. Ahita tubaza twese ibyo turanywa, ariko njye ntiyambaza kuko yari abizi. Ubundi ajya mu kabati no muri firigo aratuzanira, adusukira mu turahuri n'ubwitonzi bwinshi cyane. Ako kanya Landry nawe amusaba amata. Nk'umwana w'umwami Mariyamu ahita yamuzanira, asomaho maze agorora umuhogo, ahita atereka ku meza agereka akaguru ku kandi, maze arandeba ambwira ko ndi kugaragara nk'umuntu ushonje. Nanjye mubwira ko ari kugaragara nk'umuntu ufite ibitotsi. Landry ambwira ko ari uko ari gukanguka, ariko njye buri muntu wese uri kubibona. Bityo abazana Mariyamu, Mariyamu ahita amubwira ko ari kubibona. Mu by'ukuri Landry hari amagambo yavugaga nkibaza niba ari umwana cyangwa se umuntu mukuru bikanyobera, ariko simbishidikanyaho kuko Mariyamu yari yaramuhaye kuri bwa bwenge karemano bw'umuryango wabo. Bityo Landry akaba ari umurewisi w'umusulutani, byose abifite. Maze Mariyamu abwira Landry ko mu kanya agiye kuzana ibiryo tukarya. Landry avuga ko kuri iyo nshuro papa ari we uramugaburira. Mariyamu ahita avuga ati niba papa ari we urakugaburira ngiye kurira. Landry ahita amusubiza ati rira bano bantu bose baguseke. Landry yamaze kubwira Mariyamu gutya ahita ahaguruka ajya mu gikoni, agenda ariko avuga ko umwana wamunaniye kubera amagambo agira. Nanjye sinagira ntangira na Baramari ndetse na Hiberi. Landry nawe yakwivanga mu biganiro byacu bikarushaho kuryoha, kugeza ubwo Bonete na Mariyamu batuzaniye ifunguro dusangirira hamwe. Baramari bakabasha kutubwira ko bashaka kujya muri geto yabo. Mbabwira ko nyamara muri kampani batabura aho kuba. Bambwira ko bari babizi ko ndabibabwira, ariko bumvikanye ko batarabyemera, ahubwo turekeraho kubivugaho ntabahindura ibitekerezo. Lamari na Torese baratsimbaraye ndabyumva. Mbabwira ko n'ubundi aho batuye atari kure tutaburana. Hiberi watubwira ko yamaze kumenya aho ko mushiki we yagiye gucumbika ku munyeshuri w'inshuti ye, nyuma yo kuva ku ishuri agasanga inzu babagamo yarahiye, akahaba iwabo bakamwakira nubwo batabashije kumurihira amashuri. Hiberi mubwira ko yajya gushaka mushiki we bagakora umuryango wa batatu, bakaza kwibera muri kampani. Byaba ngombwa byakunda amashuri ya mushiki wewe na Bonete igihe cyabo kikaba kigeze bakayakomeza, kuko Bonete nta kintu nari mfite namuhemba ku gihe yamaranye na Mariyamu. Navuze gutyo Mariyamu ambwira ko ari kunshimira ko ntekereje neza. Ndangije mbibwirira hamwe ko umuryango wacu wavutse kugira ngo ugirire abanyamuryango wabo akamaro, ariko na cyane cyane abasekuruza bacu bawuremye kugira ngo bafashe abantu bose mu buzima bwabo. Bityo ndamutse ntakoze ibyo bikorwa ari njye ugezweho, Landry nta kintu naba ndi kumwigisha cyiza. Bityo aho kuba ntago bazahabura, ndetse n'uburyo bwo kubaho ubuzima bwabo nabo bashaka uko babwubaka. Ako kanya namaze kuvuga gutyo baranshimira cyane cyane Bonete na Hiberi, bavuga ko bararara bazanye mushiki wa Hiberi. Mbabwira ko yisanga mu muryango kandi bajye kubaka umuryango wabo mu nzu turabaha. Nuko tumaze kuganira twese, Lamari na Torese badusezeraho batubwira ko tuzajya tuvugana bisanzwe. Landry na Bonete bumvikana ko barajyana na Hiberi aho bagiye hose,
Mariya arabyemera, ubundi nanjye mvuga ko ngiye kuruhukaho gatoya nkabona gusubira mu kazi. Ubwo bamaze kwitegura badusiga mu rugo. Bonete musaba gucunga Landry neza. Bonete ambwira ko baziranye singira ikibazo. Mariya ambwira ko mba mpangayitse cyane nibwira ko Landry hari icyo yaba, ariko nta kibazo azagira ari kumwe na Bonete cyangwa se Lisa. Nuko bamaze kugenda nanjye na Mariya twigira mu buriri, tuba twiganirira byiza by'abubatse kugeza n'ubwo twaje gusinzira. Tugakangurwa na telefone ya Mariya. Arebye umuhamagaye abona ni Bonete. Mu kumwitaba Bonete avuga mu ijwi risakuza cyane avuga ngo tumutabare. Ako kanya telefone yihita ivaho, nuko mubwira guhita yongera kumuhamagara. Mariya nawe mu guhubagurika kwinshi agafata telefone kubera guhangayika ikamucika ikagwa ku buriri. Mpita mbibona ko yahangayitse byanga byakunda cyane, maze mufata ukuboko mbasha kumuturisha, nubwo nanjye numvise nifitemo akantu k'ubwoba. Maze ubundi mfata telefone ya Mariya mpamagara Bonete, ariko nimero y'ahubwo yanga gucamo. Mpita mbyuka nicara mu buriri vuba vuba, ubundi nkomeza guhamagara Bonete bikanga, numva harimo ikibazo. Natangiye gukoresha ubwonko ngo numve niba hari ikintu nakora. Mpitamo gushaka uburyo navugisha Rufus akagira icyo amfasha, ariko mpita nibuka ko ashobora kuba atarabona telefone. Mbyuka mu buriri vuba vuba cyane, ubundi nambara imyenda nari nambaye. Kuri iyo nshuro sinashyiraho ikoti, ahubwo nambaye ishati gusa. Ubundi nsaba Mariya gutuza nkabanza kujya gushaka ikintu nakora kandi ntave mu rugo, kuko ndahita ngaruka kumureba mu kanya gatoya. Navuye mu rugo ngenda nsohoka, ngeze ku gipangu nsanga abasore babiri barimo kwikinira amakarita. Mbasaba ko bacunga neza ku buryo nta muntu udasanzwe winjira aho mu rugo. Ako kanya mpita ngenda ngana muri company ndinjira, mfata esanseri ngeza muri room ya controle. Ngezemo ninjira mbaririza niba nabona Rufus, ahubwo mpasanga Donaldo. Ambwira ko Rufus yasigaye mu rugo ari kuganira na Salvatore. Donaldo musaba ko yamperekeza tukagerana mu rugo. Vuba cyane tumanuka naciye igikuba. Mu kugera aho Rufus na Donaldo batuye, Donaldo arafungura. Mu kugera muri salon nsanga harimo Rufus ndetse n'umusaza Salvatore. Bose bahita bahaguruka ngo bansuhuze, mbasaba kwicara cyane. Umusaza Salvatore noneho wari waragaruye n'agatege, maze kubasuhuza mbasaba ko nababwira icyo mbashakira. Rufus na Donaldo mbabwira ko niba bamfasha kumenya ahantu nimero ihamagariye bwa nyuma aho yari iherereye. Rufus ambaza niba harimo amahoro ibyo bintu, mbabwira uko byagenze. Ako kanya bahita bansaba kwinjira mu cyumba bakoreramo ubushakashatsi. Bansaba nimero ndayibahereza, bamara nk'iminota 30 bari gushakisha ibyo ntazi. Barangije bafata agapapuro banyandikiraho address. Ako kanya bamaze kuzima nsohoka nk'umusazi. Mu kugera muri salon nsezera kuri Salvatore, mubwira ko turi kumwe. Salvatore maze kumusezeraho ngenda ngana mu rugo, ubundi mbwira Mariya ko mbonye ahantu bahamagariye bwa nyuma. Duhita tuva mu rugo igitaraganya, tugeze ku gipangu abasore batubaza niba twajyana. Babwira ko bagoma bacunze neza ntihagire ikibazo kiba mu rugo. Nuko nyuma y'iminota 30 twari tugeze mu rugo rumwe. Mu kuhinjira twakirwa n'induru y'umwana urimo kurira, ndetse n'abagore barimo kurira batakamba ngo bababarire. Mu majwi ijwi rya Bonete arimo kuvuga ati basi mureka ko kana k'akaziranenge kigendera amahoro, ubundi twese mudukorera icyo mushaka cyose. Ako kanya Bonete yamaze kuvuga gutyo numva ijwi ry'umukobwa urimo guseka cyane. Ahita avuga ati ariko uri umutesi, ahubwo se ngo tureke iki cyana, ubundi utekereza ko ari iyihe mpamvu twabakurikiye hano, ko ari cyo twaje kureba, nicyo cyatuzanye hano bityo tugiye kukirangiza. Ariko ntabwo ari aho biraherera aho ngaho, namwe turahita tubarangiza kuko mwatubangamira mu nzira zacu, maze ubundi umupangu wacu tuwukomeze nk'uko twawutangiye. Namaze kumva iryo jwi numva ni iryatonze. Mpita nsaba Mariya gusigara inyuma, ubundi ngenda nsatira imbere ku muryango w'inzu ndi kubumviramo. Mu kugera ku muryango ndebye muri salon nkubitwa n'inkuba, kuko nasanze Hiberi na Bonete ndetse n'abandi bakobwa babiri bose babaziritse amaboko yabo azirikiye mu maguru y'intebe. Imbere yabo hahagaze Sorina abafatiyeho imbunda, naho Sultanis wafashe Landry agafatiyeho icyuma mu ijosi, naho Tonzi we yicaye mu ntebe ageretse akaguru ku kandi. Nyamara kubona bimeze gutyo nazabiranijwe n'umujinya mwinshi cyane. Mpita nshingura ibirenge ngenda niruka ngana hari Landry bari bafatiyeho icyuma mu ijosi. Ntera intambwe ya mbere ya kabiri, ariko ntaratera iya gatatu.
Surutanisi ahita ansaba guhagarara aho ngeze cyangwa se urupfu rw'umwana wanjye ndubone byihuse igihe kitaragera kandi atari ko yari yabiteganije. Surutanisi yambwiye gutyo n'ubwibone bwinshi cyane ndetse ari no kunyishongoraho mu magambo anserereza avuga ati bwa nyuma na nyuma njye nawe tubonaniye mu kibuga cy'isibaniro, ndetse kuri iyi nshuro tukaba byibura tugiye kwikemurira ibibazo byacu nta muntu n'umwe utabaje undi, dore kuri ikigwara aho rukomeye witabaza abakurusha imbaraga, akaba ariyo mpamvu iyi nshuro twahisemo kuza hano aho nta mahoro ndetse mwe turaguha iyo nta mahirwe namwe turaguha yo kugira umuntu witabaza. Bityo ndagira ngo Petero nkubwire ko umunsi wa nyuma w'ubuzima bwawe n'uw'umuryango wawe ukunda cyane ari uyu nguyu. Byaba byiza rero uhagaze utangiye kubasezeraho kuko nguhaye iminota 2 yonyine yo kuba uri kubasezeraho, ubundi tugatangira kubica umwe umwe, ariko birumvikana ndahera kuri uyu mwana wawe ukunda cyane, ukamufata nk'umuzungura w'imitungo wiyitirira ngo ni iyawe utazi n'uburyo yabonetsemo. Kumukwikira mu maso byo bigatuma uzabiranwa n'umujinya nyine ukaba umunyantege nkeya cyane, kugira ngo natwe tubone aho tuguhera. Ndetse nta n'impamvu dufite yo kugutinya, kubera ko twe dufite ibikoresho ariko wowe uri imbokoboko. Niturangiza kumwica duhite dukurikizaho mama we nawe uyu mugore ukunda cyane, nawe nitumurangiza duhite dukurikizaho n'aba bose ureba bigize nk'abagaragu bawe baguhora hafi, bikanarangira kuko bikanagaragara kuko aho uri wese ugize ikibazo hawuhita uhagaragara nka marayika murinzi wabo. Ariko kuri iyi nshuro bikaba bibarangiriyeho, kuko nanjye nari ndambiwe rwose kuba mu bwihisho kandi mfite aho ngomba kuba ndi kandi naraharuhiye. Ngaho rero umwanya ni uwawe kandi niwibeshye ugakora ikintu cy'ubugoryi ndahita nguheraho cyangwa mpere kuri iki cyana cyawe. Surutanisi nahise mubwira ntari ku bundi abantu nkamwe muturuka hehe, ku buryo muri mwe nta kindi kintu kiba kibarimo gusa uretse urwango, ishyari, kwifuza, amatiku, gusebanya, kurwanira ibitari ibyanyu, kurwana intambara z'amafuti. Ese buriya nta nubwo imitima yanyu ibacira urubanza byibura? Iyo muryamye haba ku manywa na nijoro ntabwo mujya mwihakanya ko gutekereza niba ibyo muri gukora no kurwanira ari ukuri cyangwa se hari ubundi buryo mwagakwiye gutungamo ubuzima bwanyu? Reka nkubwize ukuri, ibyo wibwira byose hamwe n'ibyo umbwiye byose ni impfabusa, kubera ko Imana yonyine niyo itanga ubuzima kandi ikanamenya n'igihe cyo kubwisubiza. Kubera ko wowe umwanya urimo nonaha urimo kwigereranya n'Imana, kandi iby'Imana ibyanga urunuka, kubera ko wibagiwe ko iriho, ikaba ariyo yaduhaye ubuzima, yaba njyewe mwe ndetse n'abangaba mwese muri gushaka kwica urubozo. Iyo Mana akaba ari nayo yagiye iturokora ahantu hose twanyuze mu buzima bwacu, kugera ahangaha aho mutigeze muducira n'akari urutega, ariko mugatungurwa cyane no kubona dukomeje gusiragira amagara yacu mu iterambere, ari nabyo bintu byabateye ishyari kubera ko mutekereza ko isi izenguruka kuri mwe. Muri make isi yagakwiye kugenda nk'uko mubishaka, ariko muribeshya cyane kubera ko ibyo mwifuza nta n'igice cya 0% bifite uruhare mu mipangu y'Imana. Tonzi Yesu avuga ati Petero ntitwarakorohereye mu gihe cyose gishize, ubona dutuje ugira ngo nuko bizahora, turekure kurya imitungo yacu uravogera biranarenga, natwe ubwacu ushaka kutwica urubozo, ariko aho bigeze turarambiwe. Mbere yuko uza hano ari umukobwa mwiza cyane, ubona icyo nshaka kandi nkakibonera mu gihe cya nyacyo, ariko ubu ngubu ntabwo uzi amahirwe wambujije mu buzima bwanjye, aho wabijemo ugatangira gusesagura imitungo yacu uko ubishaka, kandi ari twe twagakwiye kuba turi kuyikoresha ibyacu. Ibyo rero byamaze kundambira rwose, kandi nawe urabibona ko nta ntambwe isubira inyuma ihari. Tonzi nahise mubwira nti Tonzi, ese burya uri ikigoryi bigeze aho ngaho? Kuva kera hose nakundaga kukubona uri umukobwa utuje, uvuga make, udasamara, nkagira ngo burya nuko mu mutwe wawe hari kukurwaniramo ubwenge ndetse n'ubuhanga bwinshi, sinkamenye ko burya ari ubugoryi bukurimo ku buryo kumenya icyo kuvuga bikugora. Noneho aho ushakiye kuvuga umunwa wawe ugasohokamo amagambo anuka adafite n'igisobanuro, iyi akaba ari imigenzereze ya Sekibi, kuko Sekibi aho ari hose aba anyuranya n'Imana, ariko ntibigire ikintu na kimwe bitanga kubera ko Imana ni inyembaraga,
abantu twabyemera cyangwa se tutabyemera. Rero namwe kuva kera nkikubona kugeza umunsi wa nyuma nakubonyeho muri kampani yanjye, rwose numvaga ko utandukanye n'abandi bakobwa bose mu buryo bwose. Sinkamenye ko mutandukanye cyane mu bundi buryo, kuko byibura bo bakurusha ubwenge ndetse bakamenya inzira bagomba kugenda, ariko nta kabuza wowe ufite ikibigutera kuko niko warezwe. Umuntu w'umukobwa wabayeho atozwa kugira nabi, kubeshyera abantu ngo bamufashe ku ngufu bamushakaho indonke, nayo bakayikura mu bitari ibyabo, ndetse no kwikubira ibitari ibye. Nanjye ngura umukobwa mwiza mama shenge. Sorina yahise avuga ati Peteroni, ushatse wacunga amagambo uvuga, nako nushaka uvuga uko ushaka kuko niyo magambo ya nyuma yawe, ariko ikibazo ni uko urimo kuntindira cyane, kuko ubu hari kampani nagakwiye kuba ndi gusubiza ibyayo ku murongo. Surutanisi ahita avuga ati naguhaye amahirwe y'iminota 2 ngo usezere ku muryango wawe, none ndabona wamaze kuyitesha. Reka nizere ko utarigera na rimwe ubyicuza, ngaho urabeho amahoro. Ako kanya Surutanisi yamaze kuvuga gutyo ahita afata cya cyuma neza agishyira ku ijosi rya Randiri wari urimo kurira ahamagara papa na mama cyane. Ndabibona ko Randiri nawe yamaze kubibona ko yageze ku gihe kitari cyiza. Mbonye bigenze gutyo ntangira gushingura intambwe ngo musange, ariko numva Sori nari kuyimbarutsa ashyiramo isasu, ahita nsaba guhagarara aho ngeze cyangwa se ibintu bigende nabi kurusha uko babipanze. Nanjye aho ndi ntangira kugira ubwoba bwinshi cyane mu mutima wanjye, numva ko ibyanjye bindangiriyeho igihe Randiri aramutse ahuye n'ikibazo muri ako kanya. Nuko mu kuzengurutsa amaso ngo ndebe inyuma aho nturutse mbona Mariyamu, kandi nari nasabye gusigara hanze ngo ndebe uko byifashe. Ari mu muryango nawe yiyeretse ba Sorina. Ako kanya Tonzi mu kumubona araseka cyane, aravuga ati wawu, mbega umunsi mwiza kuri njye. Nari mpangayikishijwe n'uburyo turica umugabo n'umwana hanze hariya hagasigara umugore gusa, kuko mbizi ko nawe yari kuzongera kumva nagize akantu k'ubwoba, ariko ndabona Imana yacu ibidukoreye nawe arizanye. Rwose uyu munsi ntago nzi uko ndashimira. Mariyamu Yesu avuga ati rwose ndabinginze munkorere icyo mushaka, ariko mureke uwo muziranenge agenda amahoro, kuko we nta kintu arabakorera, nta n'icyo yigeze abakorera. Tonzi ahita avuga ati wowe ntago wabasha kubyumva. Wabyumva ute se kandi waraje usanga ibintu byose bimeze neza, ukaza kurya imitungo utazi aho yavuye? Muri make umeze nk'igiheri. Igiheri ku mubiri nicyo gisanga umubiri wifitiye isuku, ariko kikawihomaho ubundi kigatangira kunyunyusa umubiri mwiza, maze umubiri ugatangira gushiraho. Nawe uko ugenda urya imitungo niko wishima, ariko ukibagirwa no gutekereza ngo imitungo yavuye hehe, yabonetse gute. Tonzi nahise mubwira nti Tonzi, usatse wacunga amagambo uvuga. Sorina ahita avuga ati wowe urinde wo gutanga amabwiriza muri aka kanya n'ubuzima bwawe utabasha kubuyobora. Mariyamu Yesu avuga ati nukuri ndabinginze basi mufate njyewe, ariko uwo mwana ndetse na Peteroni Lewis mubareke bigendere, kimwe n'abo bari aho ngaho, kuko nta kintu na kimwe babagira. Mariyamu yamaze kuvuga gutya ahita apfukama hasi atangira gutakambira Surutanisi wari urambitse icyuma ku ijosi rya Randiri. Habura gatoya cyane ngo kimukozeho ubundi ijosi arikati. Muri njyewe ndebye Mariyamu burya arimo kurira atakamba anatsikimba, bigaragara ko burya ibintu byose twavuze yabyumvise. Numva muri njye ishyaka ringurumaniyemo, numva narwana inkundura, ariko nanone nkabura aho mpera, kubera ko Sori naho yarahagaze imbere ya Hiberi na Bonete n'abandi bakobwa babiri bari bari muri iyo nzu. Yari afite imbunda hejuru yabo. Noneho Surutanisi nawe afatiye imbunda kuri Randiri. Muri make ikosa rito cyane nari gukora ryari guhita rishyira ubuzima bwanjye mu kaga, ko kumva ko ikintu cyababayeho ari njye wagiteye. Muri njyewe mbura ikintu nkora n'icyo nareka. Ako kanya Surutanisi ahita abwira Tonzi guhaguruka mu ntebe yari yicayemo, akajya kuzana Mariyamu akamushyira hamwe n'abandi mbere y'uko atangira yica Randiri, ubundi abandi akabakurikizaho nyuma. Noneho ngasigara ndi nyakamwe ku buryo baranyica nyuma, no mu rupfu rwanjye naho ndajya hose nkajyana intimba yo kwibuka ukuntu ari njye wiyiciye abantu nkunda kubera ubugugu bw'imitungo. Sorina yamaze kuvuga gutyo Tonzi ahaguruka mu ntebe, n'umwiryo mwinshi cyane atambuka arenga kuri Sorina wari ufite imbunda mu ntoki. Akomeza azagana ku muryango arenga no kuri papa we Surutanisi
wari uteruye karandiri kakomezaga kurira cyane gahamagara papa na mama, nkumva muri njye agahinda karanyishe, kuko intwaro yonyine nari mfite yo gukoresha kugira ngo nikure mu kibazo yari ubwonko, mu gihe bo bari bafite izikuraho ubuzima. Nuko Tonzi amaze kugera imbere yanjye nta kindi nakoze, nahise musimbukira, maze musimbukira mpita mufata mu ijosi muturutse inyuma. Kubw'amahirwe birankundira ndetse nsangana n'imbaraga burya afite, ako kanya nanjye ntangira guhagarara nk'umugabo, mu gihe bo bari bazi ko mu gihe bafite imbunda n'icyuma kuri randiri nta kintu nabasha gukora, bigatuma Tonzi agenda uko ashaka akazana na Mariyamu uko ashaka bakadukorera ibyo bashaka. Namaze gufata Tonzi ako kanya nanjye nkomeza kumukanda mu ijosi, kubera umujinya mwinshi ndamukanda cyane. Tonzi atangira gutakamba ambwira ngo mubabarire simwice, ngo kuko ikintu cya mbere atinya mu buzima ni urupfu. Ndamubwira nti ubundi ubujiji ni indwara mbi cyane kurusha izindi, hahandi uba udakunda ibintu ariko wowe ugashaka kubiha abandi. Tonzi ahita avuga ati Petero ni ntakubeshye rwose nivugiraga, ntago nari nkomeje kuko nta n'urwara rw'intoki nari kubakozaho, na papa na mama kwari uko bakanga gusa ubundi bagahita bigendera. Ndamubwira nti nuko ye kudukanga gusa. Tonzi ibintu ngiye kukubwira ntago ari ubwa mbere ndaba mbikubwiye, kuri iyi nshuro tugiye kureba urukundo ababyeyi bawe bagukunda. Sorina ahita avuga ati Petero ntiwidukanga kuko ibyo wakora byose nta kintu na kimwe kirahindura umugambi wacu kurimo. Mpita mvuga nti Tonzi wabyumvise, ngaho kugira ngo Tonzi ntamwica ndavuze ngo mushyire imbunda hasi, ndetse mbere y'ibindi byose uwo mwana wanjye randiri mumushyire hasi asange mama we, nimubikora ndahita ndekura umukobwa wanyu w'igitangaza Tonzi, ariko nimwibeshya gukora agakosa gatoya nanjye ndahita ndangiza ubuzima bwe. Erega ibyo mwabasha gukora n'abandi barabishoboye, ikirenze n'ibyo hari ababikora neza kurushaho, ahubwo ni uko ibyo byose kubikora batari ngombwa ku muntu wese ufite umutima wa kimuntu, bityo mugire vuba tunave hano mu mahoro. Surutanisi Yesu avuga ati Petero ni urinjiji cyane, ariko nta n'uwakurenganya kuko nta hantu wari gukura ubwenge, utaranigeze no mu ishuri byibura ngo wige, nari nkurenganije. Kuri iyi si buri kintu cyose kigira igitambo, n'ubundi twahombye byinshi cyane kugira ngo tugere aha tugera, kuko na mbere ya byose na Buroni yari inshuti yacu. Mpita mvuga nti ngo Buroni yari inshuti yanyu, nuko bigenda gute se? Komeza umbwire. Surutanisi ahita avuga ati nako nyine, ariko ibyo tubyihorere, ariko icyo nashakaga kukubwira nuko nta kintu na kimwe wadukangisha, kuko Tonzi ntago ari we mwana wenyine dufite ku buryo atatubera igitambo ubuzima bugakomeza. Mpita mvuga nti Tonzi, ndakeka wumvise ababyeyi bawe urukundo bagukunda, ubu ngiye kukwica kuko n'ubundi nta kintu na kimwe baraba bahombye, bivuze ko mu muryango wanyu gupfa ari akantu toto cyane kugira ngo abasigaye bakomeze babeho neza. Tonzi Yesu avuga ati papa mama ni ukuri ntago nshaka gupfa, mukora ibyo Petero nari kubasaba. Ako kanya Tonzi yamaze kubwira Sorina na Surutanisi gutyo. Sorina ambwira ko ibyo ndi kwigira byose akanjye kashobotse, bityo byaba byiza Tonzi mwishe cyangwa se nkamurekura mu maguru mashya, kuko no mu gihe nari nsigaranye icyo kubaho cyagabanutse. Nuko nkiri aho ngaho ndi gutekereza ku byo Sorina ashatse kuvuga, nagiye kumva numva mu muryango w'inzu ijwi rya Mariyamu arimo gutaka cyane. Mu gusubiza amaso inyuma mbona ni abagabo batatu bambaye amakote banini cyane, bigaragara ko bateruye icyuma. Umwe muri bo afashe Mariyamu arimo kumukubita, amaze kumugira intera ahita amuzana mu nzu aho twari turi. Nanjye mu kubibona umujinya uhita unyica, nsunikira Tonzi ku ruhande ngo mbanze mbonane n'abo bagabo bari kunkubitira umugore, ariko ntaratera n'ingumi n'imwe umugabo umwe anturuka inyuma ahita nkubita umunyururu wo mu mutwe, mpita ngwa hasi. Abonye bimeze gutyo numva Sorina akubise agatwenge, maze wa mugabo afata ikigozi cy'umunyururu yankubitishije mu mutwe, ahita atangira kunzirikira hamwe n'abandi. Abanza gufata amaboko arayahambira cyane ku buryo nabyumviye mu mitsi y'ubwonko, hamwe bari banakubise, maze ubundi bahita banzirika neza amaboko ari inyuma nicaye hasi, amaguru ari imbere. Bahita bazana na Mariyamu nawe bahita bamuzirika iruhande rwanjye. Bamaze kutuzirika neza, Surutanisi aduhagarara imbere, ahita afata randiri amucuritse amaguru ari hejuru naho umutwe uri hasi, avuga ko agiye kubanza kumwica kubwo kuba nari maze kumukomeretsa umutima,
mbabaza umukobwa we Tonzi. Ako kanya mu marira menshi ya Landry atabaza avuga ngo papa na mama, Sultanis yazamuye icyuma mu gihe agiye kukimanura mu nda ya Landry. Nahise nsakuza cyane urusaku rusumba umutontomo nk'uw'intare. Abari muri icyo cyumba bose bahita bikanga, ku buryo na Hiberi na Bonete ndetse n'abandi bakobwa babiri bari aho bameze nk'abakubiswe, bahise bakangukira hejuru bitewe n'urusaku nari nteje. Ndabibona ndetse muri kwa gusakuza niko nashakaga guca iminyururu yari imboshye ariko bikanga. Ako kanya Sori nahita azahagarara imbere ya Mariyamu maze aratubwira ati Petero nurinjiji cyane, kubera ko twari tugiye kubaha urupfu rwiza rw'icyubahiro rutarimo n'ububabare na bukeya, ariko utumye muri twe duhindura ibitekerezo. Ari nayo mpamvu ubonye abasore banjye mpise mbahamagara muri aka kanya ngo baze kuduha umusada, cyane ko amaraso yanyu tudashaka ko abara mu biganza byacu. Bityo mbere ubundi yuko tubakubita mukavamo umwuka bitewe n'inkoni, reka nkubwire uko byagenze kugira ngo tumenye ko hano ariho mugiye kuza. Buriya baravuga ngo ubwenge burarutanwa. Kubw'iyo mpamvu natwe muri kampani nubwo twahavuye, ariko tuba dufite umuntu uduha amakuru yose y'ibiri kuhabera. Ibi ndi kubikubwira kuko nzi ko n'ubundi utarahasubira ngo wenda uramushaka maze umwirukane. Oya, ahubwo twe nitumara kubica turajya muri kampani duhite tunamuha umwanya ukomeye muri kampani. Rero kuko twari twabipanze ntimunagire ngo hano mwahaje kubw'impanuka, ahubwo twari twabiteguye ko mwese muza ahangaha nyuma yo kumenya ko mushaka guha uyu musore n'uyu mukobwa ahantu ho kuba, ubundi bakabazana na mushiki wabo bakabana muri kampani. Ayo makuru tumaze kuyamenya nibwo twahise dutegura kuza ahangaha ngo tubafatire ahangaha, kuko mu gihe cyose gishize twari twarabuze ahantu na hamwe twabahera. Rero umuntu wacu nyuma yo kuduha amakuru nibwo twahise tuza ahangaha ducunga. Bamaze kwinjira n'amahire ababyeyi ba hano ntago bari bahari, ubundi turabafata turabazirika tubanza no kubakubita. Nyuma yo kubakitumanaho ngo batabahamagara, kubera ko twari tunazi ko byanga byakunda uza aho bagiye, dusaba umukobwa umwe nyuma yo kumukubita ko yaguhamagara atabaza ngo mubatabare, ubundi dutegereza ko muhagera. Ako kanya umuntu wacu uri muri kampani atangira kutubwira ko bataye umutwe uri gushaka aho turi, kugeza ubwo yaduhaye amakuru ko wowe n'umugore wawe muvuye muri kampani. Natwe biradushimisha cyane kumva ko intama iri kwizana mu isenga y'ibirura. Nuko dukomeza gutegereza, ariko iki cyana cyanyu gitangira kurira cyane gihamagara papa na mama, ariko cyo tugishyiriramo imbabazi kuko ntago twari kugikubita kuko n'ubundi ni icyana gitoya. Mu kuzimu ntago cyazibuka uburibwe bw'inkoni cyakubiswe kandi ari icyana. Nuko mu kanya gatoya cyane kurusha uko twabitekerezaga, abagabo bacu bari bihishe hanze batubwira ko mugeze ku nyubako. Tubabwira kutabiyereka ko barazi igihe biraba biri ngombwa, nuko muza kwinjira. Ngiye kubona mbona hinjiye wowe gusa, ariko nyuma y'igihe mbona n'umugore wawe w'igikundiro arinjiye. Birushaho kunshimisha cyane kumva ko umuryango wose tugiye kuwurimburira icyarimwe, ibintu bigasubira nk'uko byahoze kera. Bityo rero Petero ningusezeyeho, gusa ntakubeshye nshimishijwe n'ukuntu nazongera kugonganira nawe mu nzira n'umunsi n'umwe. Ako kanya Sorino yamaze kuvuga gutyo numva ndi mu rujijo cyane, ariko urujijo ruvanze n'akababaro kenshi cyane. Kumva ko burya muri kampani ariho ubugambanyi bwose bubera, mu gihe nari nzi ko ibintu byose nabishyize ku murongo. Narebye Sorino uburyo ari gufata Mariyamu n'urubyaro rwe, nkumva namubwira ko Mariyamu basi ari umwana wa Sofiya murumuna we, ariko nanone nkumva atari byo kuko Mariyamu nawe ntago yigeze abivuga mu buryo bwo kwirengera amagara ye. Ahubwo Mariyamu ampamagara mu izina ambwira ati Petero ni wanjye, ndagukunda cyane, ndagukunda ku rwego rurenze cyane, kandi nizeye ko aho twajya hose tuzaba turi kumwe, haba hano ku isi ndetse no mu ijuru. Nzahorana nawe kuko umutima wanjye urawufite. Mariyamu nahise musubiza nti ndagukunda cyane karabo kanjye kampumurira mu manywa na nijoro, kandi nzahora ngukunda cyane kuko ntago nifuza kuzahomba impumuro yawe nziza, impumurira nkumva ari bwo buzima. Ako kanya nagiye kugira ikindi kintu mvuga, numva Tonzi atanze uburenganzira ngo batangire. Mu gihe ngiye kwibaza ibyo bagiye gutangira, ba basore batatu b'amajeya bahise baza bahagarara imbere yacu bafite iminyururu miremire cyane.
uwahageze mbere yanjye atangira kunkubita yivuye inyuma. Tonzi aho ari agatangira gusakuza avuga ngo bankubite cyane kuko ninjye bazengereje kurusha abandi. Umusore yarankubise atitaye aho ari gukubita, ahera ku mutwe, ibitugu ndetse n'amaguru agamije kumvunagura kuko n'ubundi bari bapanze kunyica. Bamaze nk'iminota nka 13 bari kunkubita nabaye intere, ariko mu mwuka wa nyuma wanjye ngira amatsiko yo kumenya umwana wanjye Landry uko ameze. Ndebye imbere mu bikezikezi mbona Sultanis ari kumukiniraho nk'uwitoza uko batera icyuma, mbese akakimugera atagerura impande n'impande. Agahinda n'ishavu bincengura umutima wanjye, mu kureba ku ruhande ngo ndebe byibura akarabo kanjye uko kameze, mbona umubiri wose wuzuye amaraso ndetse atakinyeganyeza na gatoya. Ako kanya numva muri njye ndahindutse, nubwo nari mfite utubaraga dukeya cyane. Ubundi mpita ntangira kwisaza nubwo numvaga nta kintu biri butange, ariko numva ko byibura byaba byiza mpfuye nk'umugabo. Nuko mu mbaraga nkeya nari mfite mpita ntangira kwisaza, ndahaguruka ubundi ntangira gukurura imigozi. Ako kanya Sultanis barambonye maze ahita avuga ati nicyo gihe. Yahise azahagarara imbere yanjye afite na Landry, ubundi ahita yongera kumucurika. Nareba uwo mwana w'umuziranenge ugiye kuzira ubusa, nkumva ntangiye kwanga isi n'ibyayo. Ako kanya amaze kumucurika abasori n'imbunda, ashyiramo isasu ngo arase Landry, ubundi ankurikizeho. Amaze kurishyiraho nagiye kubona mbona Sultanis ahise agwa hasi. Mu kureba ibikezikezi mbona Landry arimo kumanuka hasi agiye kubanza umutwe. Ngiye kumufata numva amaboko yanjye araziritse. Mu kwicwa n'agahinda ndeba hasi aho ubwonko bw'umwana wanjye bugiye gushwanyagurikira, mbona umuntu uri kwirampa hasi nk'ikiramiro cya Landry, ku buryo yahise asama Landry ataragwa hasi. Mu kumwitegereza neza mbona ni umugabo wambaye masike mu maso ku buryo utapfa kumubona isura. Nuko amaze gufata Landry ako kanya ahita amutereka hasi ku muvuduko uhambaye cyane kurusha uw'isasu, ahita afata ya mbunda ubundi ahita yitunga Sorina na Tonzi. Amaze kuyibatunga ahita aza ku maboko yanjye atangira kunzitura. Muri njye numva mfite amatsiko menshi cyane yo kubona uwo muntu dutabaye. Umugabo yamaze kundekura vuba vuba mpereza Landry, ubundi ahita ahaguruka abwira Tonzi na Sorina kutava aho bari, cyangwa se ikosa ritoya cyane bakora bahite bapfa. Ako kanya Sorina na Tonzi mu bwoba bwinshi cyane bahita bamanika amaboko, nanjye aho ndi ntangira guhambura bari baziritse, mpereye kuri Mariyamu. Mariyamu maze kumuhambura ntiyita ku kuba yakomeretse cyane, ahubwo ahita anyaka ka Landry kari kakiri mu marira menshi cyane. Ndamumuhereza maze ubundi Landry atangira gutsikimba, zibura bigaragara ko agiye guceceka kuko yari yarize cyane ku buryo amarira yari yarekeye aho ngaho gutemba. Nuko Mariyamu amaze kumwakira nanjye mboneraho guhita mbohora Hiberi na Bonete, maze kubabohora bahita bamfasha kubohora ba bakobwa bandi babiri. Ako kanya abantu banjye maze kubavana mu murunga mpita mpaguruka, mu gihe uwo muntu wari udutabaye arangariye kuri Tonzi na Sorina. Sultanis aho yararyamye yahise ahaguruka agiye kumutera icyuma, mbibona mbere cyane. Ako kanya n'umujinya mwinshi mpita muturuka inyuma, ubundi mukubita umugeri w'agatsitsino ku murundi. Mpereye ku ruhande numva aratatse cyane nk'umwana w'uruhinja, kandi yari afite amashagaga arenze ay'intare umwami w'ishyamba. Ako kanya Sorina mu kumva gutaka kwa Sultanis ahita ashaka gushingura intambwe ngo azamusanga, ariko umugabo wari wambaye masike ahita amutunga imbunda amusaba kwicara hasi kimwe na Tonzi. Mu gihe njye ngihangayikiye ku bagabo b'amajiya baje bakubita Mariyamu, nazengurukije amaso ahantu hose mbona abagabo bararyamye hasi, ndetse ari intere cyane nibaza igihe bahagereye. Ako kanya mpita nibwira ko ubwo narindi mu bizunga aribwo wenda uwo mugabo yaba yabakubise. Nuko mpita negera Sultanis n'umujinya mwinshi mufata amaboko yanjye muzirikiraho nari nzirikiye, mu gihe maze kumuzirika ngiye gutangira kumukubitisha iminyururu n'abo badukubitaga, numva umuntu anturutse inyuma maze amfata ukuboko nari nazamuye maze arambwira ati Petero ndakwinginze oya wibikora. Mariyamu nahise mubwira nti kubera icyo mbuza kubikora kandi nabo babidukoreye. Ndumva ngiye kumukubita kugeza igihe arashiriramo umwuka, ibyo yatwifurizaga byose ari we bibaho, kandi nindangiza kumugira intere na Tonzi kimwe na Sorina ndabarimbura ku ikarita y'isi ku buryo nta na rimwe bazongera kumbangamira. Mariyamu
Yesu ambwira ati oya Petero, ni mugabo mwiza, ntabwo ari ngombwa ko wihorera, kubera ko ibyo abantu bifuza kutugirira bitandukanye n'umugambi w'Imana. Bityo Imana yo iyo ibonye turi kwihorera ku baduhemukiye, ibifata nko kwigereranya nayo kubera ko ariyo yonyine ihora. Bityo ni nayo mpamvu havuzwe ngo umuntu nagukubita ku itama ry'iburyo, uzamuhereza iry'ibumoso naryo rikubite, kuko byose bigenwa na Data uri mu ijuru. Rero mugabo mwiza, ndakwinginze biti buharira Imana, nkuko wahoze ubivuga, icyangombwa urabizi ko ari uko turi bazima tugihumeka, ndetse na Landiri wacu twifuriza kubaho iteka akaba nta kintu yabaye, bityo tubihorere bigendere mu mahoro. Mariyamu nahise mubwira nti mukunzi wanjye, urakoze kunkangura umutima, kuko umutima wanjye wari wuzuye umwijima w'icuraburindi kubera ibyo badukoreye. Numvaga nshaka kubitura, ariko nkaba nshimishijwe cyane no kongera kwibutswa ko hari inshingano zitatureba nk'abantu, ahubwo uwaturemye akaba ari we bireba byose. Ni ukuri nshimishwa no kuba uri mu buzima bwanjye buri munsi, kubera ko ntagufite ntago nzi icyo naba mfite. Rukundo rwanjye Tonzi Yesu avuga ati ni ukuri turabinginze mutureke tuve hano, ntago tuzongera kubabangamira na gatoya. Surutanisi ahita avuga ati basore banjye, ntimutume izo ngegera zibacika zose muzice. Mpita mvuga nti urimo kurwanira ubusa, kuko nta kintu na kimwe wahindura ku mugambi w'Imana. Surutanisi ahita avuga ati iyo Mana se n'Imana nyabaki, ngaho niyigaragaze iziteranyira igufa ryanjye umaze kuvunagura. Mpita mvuga nti ngaho mbwira umbwize ukuri, ni wowe wishe papa wanjye Broni? Surutanisi ahita avuga ati nawe nzakwica. Ako kanya nazabiranijwe n'umujinya kubwo kuba yarabivugiye imbere y'amaso yanjye, abyemera ko ari we wishe papa wanjye. Nubwo n'ubundi nari mbizi, ariko kuri iyo nshuro byagaragaraga ko ari ibintu yishimira cyane, ndetse akanabivuga imbere y'abantu muri make nta pfunwe bimutera. Nuko mpita nkura y'ingumi nziza nirengagije amagambo Mariyamu yaramaze kumbwira, maze ubundi mpita nyikubita Surutanisi mu gihorihori. Ako kanya tugiye twumva mu mujyi imodoka za polisi zirimo kuvuza ubuduha, duhita tumenya ko hari umuntu uhamagaye ibyanga byakunda. Ako kanya mpita nsaba Mariyamu ngo ampereze Landiri, ubundi tuva aho ngaho mu maguru mashya. Mariyamu ahita ampereza Landiri, byasaga nkaho yabonye agahenge agaceceka, ubundi musaba kujya imbere n'abahibera, ubundi tuva aho muri urwo rugo. Ariko umukobwa umwe muri babandi nahabonye ntaramenya uwo ari we atubwira ko ataragenda, kandi ntitugire ikibazo, ntabwo ari tuvuga mu bantu bageze aho muri urwo rugo. Nuko amaze kuvuga gutyo mpita menya ko ari we mukobwa wari ucumbikiye mushiki wa Hiberi. Ubundi mushiki wa Hiberi Bonete ahita amufata ukuboko, dusohoka aho ngaho. Mu mbaraga nkeya cyane wa musore wari udufashije akomeza kudufasha, ariko njye nkagira amatsiko yo kumenya uwo ari we. Mu kugera hanze y'inzu natunguwe no kubona imodoka ya Lewis Company. Mu gihe ndi kubyibazaho mbona wa musore akuyemo masike yari yambaye mu maso, ntungurwa no kubona ari Rufus.